kuvuga ku kintu bita urukundo. Nk'abantu babibonye ubushize twari twakoreye tuvuga ku bantu bahagaze nta kintu bariho bakora. Uyu munsi tugiye kuvuga ku rukundo n'abantu badafite abakunzi. Kuri televiziyo yacu uradukurikirana kuri channel online, utwandikira ukora subscribe hariya handitse umutuku. Ku batayifite urajya aho usacinga kuri YouTube yawe, usacinge ijambo bita G-boy series, cyangwa usacinge ahantu uri bwaze kubona handitse G-boy film. Hariya ni ahantu uri bwaze kudusanga dukorera. Udukurikirana kuri Twitter iriho MIG TV. Hariya hose ni ahantu ugenda udusanga. Utwandikira kuri za nimero zacu 07831115 ukadukurikirana hose karindwi. Urajya no ku mbuga nkoranyambaga Instagram usanga harimo MIG TV. Aho hose ni ahantu ugenda udusanga. Udukurikirana ahantu hagiye hatandukanye ku Facebook, usacingamo nimba utarakoze research uragenda ukoremo research ni G-boy series. Ikorera niko ikiganiro cyacu kimeze. Uyu munsi tugiye kuvugana n'abatumirwa batandukanye ku maradiyo tuba twagiye tubyumva. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko yacu igira ati urukundo ni iki? Ese wowe uri kureba iyi video urasanga urukundo ari iki? Twarakusanyije ku bantu bose twagiye twumva icyo urukundo baruvugaho. Dusanga urukundo ari ikintu umuntu yiyumvamo akiyumvishamo yuko urukundo ari urukundo nyine, rukamujya mu mubiri agatekereza ku kintu kikamubaho. Ese wowe ubyumva ute? Wowe ubyumva ute? Uko wumva ubitekereza ni gute? Ese wowe uko ubyumva ute? Hari benshi babivugaho ukuntu ugasanga ni imikino, kumva bamwe barabivugaho ukundi ni ugusabana. Urukundo ni ikintu umuntu yiyumvamo. My dear, ntabwo ubyumva? Ni ikintu umuntu yiyumvamo. Reka twumve icyo yabivugaho. Ndabona mbonye message ishira. Mwaramutse neza kuri televiziyo G-boy, turabemera aho ngaho kuri televiziyo yanyu, tuba tubakurikiye cyane. Kuri iyo nsanganyamatsiko yanyu ikintu nabivugaho, urukundo ni nk'inzozi ariko biza mu muntu uko atabiteguye. Uyu nawe ari Muhanga aravuga ati urukundo ni ibintu bisanzwe, urukundo ruza mu maraso y'umuntu. Abantu benshi bagenda babivuga uko babyumva n'uko babitekereza, ariko urukundo reka dufate akanya ko kubisesengura. Urukundo uko turwumva, urukundo ni ikintu cyiza ku muntu akumva yiyumvishemo umuntu. Just nuko tugomba kubifata. Murakoze, naho ubutaha tuzazana indi nsanganyamatsiko tuganire. Murakoze. Yari G-boy series mwakurikiranaga kuri YouTube channel online. Naho ubutaha. Murakoze. Bye bye.